kambaye ikaze rero mwese muri ahangaha duhuriye kuri urubuga niba ari ubwa mbere ngo ikaze niba hasanzwe kandi nawe ikaze cyane. Ndabizi neza ko covid itameze neza hanze ahangaha, ariko nizere ko byibura amahoro y'umutima ukomeza kuyarinda. Rero ngiye nitwa Bukize, hano twaba tuganira ku bijyanye na business, amasomo, education ndetse rimwe na rimwe tugasoma n'ibitabo. Uyu munsi rero nkaba nifuje kubaganiriza kuri kaminuza 10 zo muri Amerika zakira abanyeshuri b'abanyamahanga kurusha izindi. Umuntu ashobora kuza kugira ibibazo bitandukanye, ese ni undergraduate, ni muri masters niki, aho nahawe ho kugenda ugasura website zabo ukabandikira ugashakisha ibyo bisubizo byose bindi wibaza, ukaba nyine wabibonera ibisubizo nyine wabashe kuvugana n'ikigo cyangwa se wowe ubwawe wagiye kuri website zabo bishyura ngahe, ni requirements zihe. Icyo nakubwiye nuko ni website zifite imibare igaragara, bakira abanyamahanga benshi, ugenda uzirebeho wibonere niba navuga ngo ubumenyi bikorohere nyine kuba watangira amasomo yawe muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ikaze nanone. Rero reka dutangire tuganira kuri izo kaminuza. Mbere yuko ntangira rero hari ibintu by'amasomo cyangwa se hari ingengabihe isanzwe y'umwaka. Hari icyo bita fall, hari icyo bita winter, hari icyo bita spring, hakaba harimo n'icyo bita summer. Hano kuri ibyo ndi bugarukeho muri uru rutonde ni icyitwa fall. Ukuntu iyi liste ikoze, ni amasomo menshi atangira muri fall. Fall ni ukuvuga ngo mu gihe cyo kuva mu kwa munani, ishuri batangira mu kwa munani. Batangira mu bitandukanye, hari abatangira muri sama, hari abatangira turagerageza nyine ku rugero rwa fall, dufate nka hari standard. Kaminuza iza ku mwanya wa 10 ni kaminuza yitwa Indiana University, agashami kayo ka Bloomington. Iyo kaminuza rero mu mwaka wa 2018 mu gihe cya fall, nibura muri fall yonyine bakiriye abanyeshuri bagera ku bihumbi bakiriye application. Abanyeshuri basabye ishuri bari 2,807. Iyo kaminuza ikaba yaremereye nibura 2,000 n'abantu 229, akaba ari pourcentage, akaba ari ijanisha rya 79%. Ni ukuvuga ngo abantu bose basaba amasomo basaba kwiga muri iyo kaminuza 79% byibura barabemerera. Kaminuza iza ku mwanya wa 9 ni University ya Cincinnati, akaba ari University of Cincinnati. Ikaba yarakiriye abanyeshuri 794, ikaba ifite nibura 78. Aho ni mu 2018. No kugira ngo ubashe kumva imibare, nibura mu 2018 muri fall yonyine. Nuvuga ngo ne muri fall barakiriye abanyeshuri 794, wenda muri sama naho bari gutyo, usanga nk'umwaka wose wenda dukubye kane barakiriye hafi 4,000 by'abanyeshuri. Akaba ari 78% bakaba bakira abanyeshuri. Ku mwanya rero wa 8 harazaho Long Island University, ikaba ari yo muri New York, state ya New York. Bakira abanyeshuri ku kigero cya 80%, abanyeshuri b'abanyamahanga. Mu 2018 byibura bakiriye 445. University iza ku mwanya wa 7 ni University yitwa Pace University, akaba nayo iri yo muri New York. Bakaba bakira abanyeshuri kuri 79%, bakaba barakiriye byibura abanyeshuri 1,672 muri fall muri 2018. Harya fall ni ikintu ugaryi ntabwo mbizi, ntabwo mbyibuka nako. Muri ku mwanya wa 7 hazaho University of Texas. Turabona muri izindi university zo muri state ya Texas, akaba ari agashami kayo ko muri Dallas. Bakaba bakira abanyeshuri b'abanyamahanga kuri 84%, ijanisha ryaho byibura muri 2018 mu kwezi kwa 8 bemereye ko hatangira abanyeshuri b'abanyamahanga 562. Nyuma yaho rero haraza University ya Iowa State University. Iyi university akaba ari nayo nayo dufitanye relationship, umubano. Ikaba muri 2018 yarakiriye byibura 82% by'abanyeshuri b'abanyamahanga bemereye
basabye amashuri. Dutekereze ko kuba atari 100% hari igihe hazamo izindi mpamvu. No kuvuga ngo usanga wenda rimwe na rimwe utujije ibyangombwa bagusabye, niba hari impapuro bagusabye ukaba utarazitanze, niba waratinze, niba ibintu by'ibyo ngibyo. Rero muri rusange Iowa State University ikaba yarakiriye abanyeshuri 274 kubera ko iyi university ariyo nzi cyane. Nanakubwira ko bagira na doctorat, bagiraho masters, bagiraho izo twita baccalaureate iwacu cyane. Noneho turakurikizaho indi university yitwa University of Texas Arlington, nayo iza kuri urwo rutonde. Bakaba bemera nibura 91% by'abanyeshuri b'abanyamahanga. Rero bakaba barakiriye 464 mu kwezi kwa 8 mu 2018. Hakazaho indi university turi bukurikizeho, akaba ari university yitwa George Mason University, ikaba iba muri Virginia. Ikaba yakira abanyeshuri b'abanyamahanga nibura ku kigero cya 86%. Mu 2018 bakiriye abagera ku bihumbi bagera kuri 562. Ku mwanya rero wa kabiri harazaho university yitwa Kent State University, akaba ari university iherereye muri state ya Ohio. Ikaba yakira byibiro 98% by'abanyamahanga. Kuko ariko ntabagize byibura bakaba barakiriye rero abatangiye ishuri akaba ari 595 mu 2018. University iza ku mwanya wa mbere ni university yitwa Colorado State University, akaba yakira 97% by'abanyeshuri. Muri 4 bakiriye muri application bakiriye kambe urugero. Nubwo bakiriye application, abanyeshuri basabye kwigayo bari 578 mu 2018. Mu kwezi kwa 8 bagomba gutangira mu kwezi kwa 8 bakiriye nibura 563. No kuvuga abantu 15 bonyine mu basabye ishuri muri Colorado nibo bonyine batari bonye. Rero akaba urwo rutonde nabakoreye warusangiza abandi, kuko akenshi nyine umuntu arakubaza Amerika nzagereyo ndashaka ishuri niki, ndakorohereje washaringa iyi link ukayiha abantu abashaka kwiyibera amashuri nibura afite requirements zishobora kuba zifasha zunganira zitagora cyane abanyamahanga. Wareba aho ngaho ntuze kumbwira ngo mva gukora iga ngo ubuhinzi ngo mbwira university wabireba, jya kuri izo website zose. Ndabizi neza ko isomo ryose ushaka kwiga nka Iowa University bafite ibintu byinshi. Niyo narebye bafite ibintu byinshi cyane. Ikintu cyose utekereza kushaka kwiga, yaba ari kwiga igifaransa, yaba ari kwiga icyongereza, yaba ari kwiga ubuhinzi, yaba ari kwiga kuba umu astronaute, yaba ari kwiga iki, byose wabisanga. Mwese twabanye muri uyu mwanya mugira ibihe byiza. Mbere y'uko ngenda rero ikintu nakubwira tipo naguha niba ugiye guhitamo gushaka amashuri, nuko murabizi ko akenshi bagusaba gukora ibizamini bimwe na bimwe. Hari ahantu basaba ikizamini cya TOEFL. Akantu gato nakugiraho inama, mu gihe ukijijinganya kira kizamini gitera ubwoba igihe ukijijinganya uzabaze university wizeho. Tuvuge niba warize kuri university wenda tuvuge Mount Kenya cyangwa UR cyangwa se mu Mutara cyangwa warize, uzababwire bakwandikira igipapuro university zitanga cyemeza ko wize amasomo yawe mu Cyongereza. Nubwo Icyongereza ku rwego mpuzamahanga rudafatwa nk'ururimi rwa mbere twiga, ariko kenshi iyo icyo gipapuro gisabye kaminuza ziragitanga, yemeza ko wize amasomo yawe yose mu Cyongereza. Cyangwa se tuvuge niba ari muri secondaire ushaka kukibona. Ikindi nababwira nuko ntucike intege. Ushaka kubona ishuri ukaba udafite amafaranga yo kwishyura. Nyuma yo kubona ishuri ujya kuri Google ugashaka scholarship. Iyo scholarship ibonetse ujya muri Amerika igihe flights zizaba zemerewe kongera gukora. Ibihe byiza, Imana ibarinde. Nitwa Bukize, tuzahurire hano ikindi gihe. Bye naho gutaha.